Ndabasuhuje kandi cyane. Ese disipurine irashoboka mu gihe mwarimu atinya abanyeshuri yigisha? Gutinya abanyeshuri muri iki gihe birimo birica uburezi, cyane cyane disipurine by'umwihariko. Gutinya kw'abarezi bibagabanyiriza ijambo mu ruhando rw'uburezi cyangwa se imbere yabo barera, kuko gutinya gutuma ubuyobozi bwabo ku bana bugabanuka mu buryo bugaragara. Uyu munsi reka nkubaze ikibazo cyoroshye ariko kandi kinakomeyemo. Ese disipurine irashoboka kubaho mu gihe mwarimu atinya abanyeshuri yigisha? Iyi ni Isaac Inspire TV. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora kuri uyu muyoboro, dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Iyo mwarimu atinya abanyeshuri ni kwa kundi abigisha atuje cyane. Iyo yigisha atuje gutyo, akenshi abikora ahagaze ahantu hamwe, atanyeganyega ngo yenda azenguruke ishuri mu gihe biri ngombwa, ahubwo akanyuzamo akajya anahuha ingwa ku ntoki, ku buryo abanyeshuri baba bazi neza ko atajya yimuka aho hantu, kandi iyo bamaze kumubara neza, kuko burya wibuke twigisha abanyeshuri nabo batwiga. Abicaye inyuma muri icyo gihe mu ntebe z'inyuma batangira kwigira mu twabo tw'abana. Nawe iby'abana urabizi. Hari n'abakina amakarita mu ishuri mwarimu ngo arimo yigisha. Se wumva atari akaga? Si ugushinja, ntabwo ari ugutunga urutoki, ahubwo ni ugusesengura ikibazo dufite n'ingaruka gishobora guteza ku burezi bw'abana bacu. Ubusanzwe disipurine nyirizina ni iki? Disipurine ni ukuyobora bushinzwe, ni ugutunganya ibidatunganye bikajya ku murongo, bikajya mu buryo, ni ugushyira ku murongo nyine uhamye kandi umurongo mwiza. Iyo niyo disipurine ubusanzwe. Disipurine ntabwo ari ugukubita, tujya tubigarukaho mu biganiro bigiye bitandukanye. Ntabwo ari ugutukana, ntabwo ari ugutesha agaciro abo uyobora, ahubwo disipurine ni ukugira amategeko asobanutse kandi yumvikanyweho. Ari nayo mpamvu mu bigo by'amashuri amategeko agenga abanyeshuri barererwamo, mbere y'uko yemezwa agatangira gushyirwa mu bikorwa, aba yumvikanyweho n'ababyeyi barerera muri icyo kigo. Hari ukugira imipaka rerezwi n'abo ireba, hari ukugira ubuyobozi bwumvikana butaryana. Burya ubuyobozi bw'ishuri bufite igisobanuro kinini muri disipurine ihatangirwa. Iyo ubuyobozi bubaho buryana, gushakira disipurine ku bana waba uri gushakira amata mu matako y'ikimasa. Nibyo amata agira gitereka. Iyo imipaka ibuze rero mu kurera, imyitwarire iribagirana, igasigara ari nka kera habayeho. Reka turebe iyo mwarimu yigisha atinya noneho. Ubundi kera, reka dusubire kera, hari ukuntu dukunda kugereranya uburezi bwo hambere n'uburezi bw'ubu ngubu, tugamije gufata ibyiza byo mu burezi bwo hambere bikadufasha kunoza uburezi bw'uyu munsi, kuko uburezi ni urugendo rukomeza. Ntabwo wavuga ngo byamaze gushyika, biranoze, birarangiye, oya, ahubwo duhora twiga, dufata ibyahashize tukabishyira mu burezi bw'ubu ngubu tugamije kubunoza mu buryo burambye kandi buhamye. Mu bihe byashize, ubyibuke, umwarimu yaravugaga, umwana akumva vuba na bwangu. Umwarimu yabwiraga umwana akubaha kandi aciye bugufi. Umwarimu yayoboraga ishuri rigakurikira. Kubaha byabaga umuco mu kigo, uretse mu kigo kandi byageraga no hanze yacyo, ku buryo umunyeshuri koko wabonaga agaragaza indangagaciro z'umunyeshuri. Kubaha byabaga ari itegeko. Ntabwo tuvuze ko kera nta makosa yabaga ahari, ariko umwarimu ntabwo yatinyaga umunyeshuri. Niba warize umwarimu atinya abanyeshuri, ubwo wuri uw'ejo mu gitondo. Umunyeshuri ntabwo yatinyaga ishuri. Iyo ubuyobozi rero burya budatinya, disipurine irubakwa kandi igakomera.
kuko disipurine ntabwo ishobora gukomera mu gihe abayobozi cyangwa abarezi batinya abanyeshuri. Iyo mwarimu rero atinya nk'uyu munsi, ibintu byarahindutse cyane. Mwarimu aratekereza cyane mbere yo kugira icyo akora. Buri kimwe cyose abanza gutekereza cyane mu buryo ubona burimo ubwoba, buri ku rundi rwego. Mwarimu aritonda cyane kurusha n'umunyeshuri ahari. Mwarimu araceceka cyane, atinya kuvuga ngo bitamugora. Rimwe na rimwe ukaba wibaza umwarimu wakwigisha atavuga. Naryo riracyari ihurizo. Gutinya guhana ngo toroma itaza, hari ugutinya gufata icyemezo nka mwarimu mu ishuri. Kandi wibuke, abana niba bari mu biganza byawe nka mwarimu, ntabwo bari mu biganza by'ababyeyi. Ababyeyi babakohereje kugira ngo ubane nabo, hanyuma niba hatabaho gufata icyemezo gikwiye mu gihe gikwiye nka mwarimu, icyemezo kirafatwa nande? N'akantu gatoya, nk'umwana usakuje yigisha, mwarimu arimo yigisha, umwanzuro ni sohoka ujye kwa prefe. Rimwe na rimwe ukibaza icyo prefe ari bukorere uwo mwana, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Kandi burya hari ukundi mwarimu yabigenza, umunyeshuri agakomeza kwiga, keretse wenda yareze agatuza. Aha wenda yatabaza kuko biri ikintu cyumvikana, ariko umwana baragusakuza n'ibisanzwe, abana babo bavuga, ubasha no kumuhagarika inyuma y'ishuri, inyuma y'abandi, akiga ahagaze mu minota runaka kandi byakunda. Icyo wenda ni igihano gito ntekereje, kandi burya cyamutera gutekereza. Ariko kuvuga ngo sohoka, nasohoka prefe mu maziki cyangwa directeur. Kuki sunda abarimu bigisha batinya cyane? Gutinya ibibazo kiri muri bimwe bituma ngo babaho batinya. Hari ugutinya gusobanura, hari ugutinya kubazwa, kandi burya utinya kuyobora, burya utinya, iyo gutinya kuyobora umuntu akaba ari byo usanga bifasha igice kinini cy'imibereho ye, disipurine yose irasohoka. Ibintu ugasanga biravangavanze, kandi akenshi usanga iyi mvange ivanze nabi. Ibaza umunyeshuri uvuga nabi, akavuga nabi mwarimu yumva. Mwarimu agaceceka, akaruca akarumira, akarebera nkaho nta cyabaye, ishuri rikabirebera. Iyo bikomeje gutya, bene aba bana bakura nabi. Ese ubundi disipurine yabaho mu bwoba? Reka tubanze tunibaze neza. Ubundi umuyobozi utinya yayobora neza? No mu buyobozi wenda busanzwe, tuvuye no mu kigo cy'ishuri, umuyobozi uyobora abantu akayoborana ubwoba, ubuyobozi bwaba bwiza? Ubundi se mwarimu atinya ate kandi ari kurerera u Rwanda rw'ejo? Ese ubundi ishuri riyobowe n'ubwoba rigenda neza? Ubwo wenda ishuri niba ari classe, niba ari n'ikigo muri rusange, kuyoborana ubwoba banza nta gisubizo kirambye byatanga. Discipline ubusanzwe isaba icyizere, confidence, kwigira icyizere. Ibyo ngibyo ni kimwe mu bituma discipline ishoboka. Niba uri imbere y'abanyeshuri ukamenya ko wowe manager, ni wowe muyobozi, mu gihe uri bumarane nabo, ugomba kugira iyo confidence. Bisaba icyubahiro rero, respect. Abo uyobora nubona batakubaha, uzamenye burya ko nawe wandagaye. Hari gufata icyemezo rero, kuko muri discipline bisaba no gufata icyemezo, decision making, bitewe n'ikibaye, bitewe n'impamvu. Hari igihe gusaba gufata icyemezo, kandi ntawe ujya kubaza ugufatira icyemezo. Niba se umwana wenda agutengwa mu bitugu uri kwigisha, ubwo uri bujye kubaza minisitiri w'uburezi kugira ngo bamufatanye gufata icyemezo cy'uwo mwana? Ahubwo hari icyo ugomba gukora. Ubwoba buvutse umurezi ijambo, bukaba bwakwangiza icyemezo yagafashe mu mwanya ukwiye. Gusenya icyubahiro abagombwa, kubera yuko iyo abanyeshuri uhagaze imbere bakubona n'ubwoba, ntabwo n'icyubahiro bakugomba burya bakiguha ku rwego rwacyo. Aha reka dusubize ikibazo rero twamaze umwanya twibaza. Menya neza ko discipline idashobora kubaho mu gihe umwarimu atinya abanyeshuri yigisha. Haviwezekani kabisa. Hari ingaruka rero zo kurera mu bwoba. Iyo umwarimu yifitemo gutinya, umunyeshuri cyangwa abanyeshuri arera barakosa cyane, bakarukosa bakarenza,
aribyo bya bindi dukunda kuvuga byo kuvuna umuheha ukiyongeza undi. Amategeko arirengagizwa cyane, kandi wibuke ahantu hatari amategeko usanga ibintu byayoberanye. Imyitwarire irahinduka mu buryo rusange iyo amategeko atubahirijwe, kandi imyigire burya irabangamirwa burundu ku buryo usigara wibaza intego y'ishuri ribuze kwiga. Nibyo mu bintu bigenza abanyeshuri ku ishuri, icya mbere ni ukwiga. Ibindi byose muri rusange burya n'iwabo biba bihari, ariyo mpamvu abarezi baba bagomba gufuhira ikintu bita kwiga. Iyo rero discipline idahari, n'imyigire burya ibihundika ikibazo, kuko ni handi uzasanga abana mu ishuri bumva ko kwiga batuje bakurikiye ibyo nta kibazo, urashaka arasohoka igihe ashakiye agaruka igihe ashakiye. Ibyo rero ntabwo ari byiza kubera ko byangiza uburezi. Ibyo rero bigira ingaruka iyo bimeze gutyo, amategeko atubahirizwa nta mbibi, bigira ingaruka ku ishuri nk'ikigo, bikagira ingaruka ku muryango mugari w'abantu, ku gihugu ngo byiduhetse kandi igomba guhorana ishya, erega ndetse n'isi muri rusange burya ni ikibazo. Ijuru ryo mu gihe nka kiriya riba ryifashe ku itama. Ishuri ridafite discipline ritera ejo hazaza hatuje cyane, ejo hazaza h'imbeho hacecetse mu bintu byose. Ariko nawe ibaza igihugu cyazaba gifite abantu batanga serivisi bacecetse mu nzego zose. Si akaga? Kurera ni ugutegura ejo hazaza h'igihugu, ejo hazaza h'isi muri rusange. Ni iki gikwiye gukorwa rero? Hari gusubiza mwarimu icyizere. Icyizere gituma umuntu ayobora, icyizere gituma avuga yirekuye, icyizere gituma afata icyemezo gikwiye mu gihe gikwiye, kandi akagifata adafite ubwoba, kubera yuko agifashe nyine mu gihe gikwiye kandi byari ngombwa. Hari uguhuza uburenganzira rero n'inshingano. Uburenganzira bukwiye gutegurwa mu buryo bunoze. Umwana ntamanika amaguru hejuru y'intebe mwarimu yigisha ngo abyitiranye n'uburenganzira yibeshye, akibeshya nk'aho mwarimu ari we utagira uburenganzira muri class ashinzwe. Ubundi niba umwana afite uburenganzira na mwarimu afite uburenganzira. Hari uburenganzira bw'umwana, hari n'uburenganzira bwa mwarimu. Uburenganzira bwa mwarimu harimo kumwubaha, ndetse abanyeshuri bakubana class ye mu gihe ari kwigisha. Gusa bisaba ko mwarimu abigiramo uruhare kandi rufatika. Inshingano zikwiye gusobanurwa mu buryo bunoze, hanyuma kandi uburenganzira nyine bukagendana n'inshingano. Atari kuvuga ngo gusa ngo umwana ngo afite uburenganzira, ariko ubwo burenganzira afite ni ubuva he bukagera he, buramwemerera ibiki kandi bukamubuza ibiki. Ababyeyi n'ishuri uko byamera kose bagomba gukorana, kubera ko iyo umubyeyi ashyigikiye ishuri, discipline irubakwa ikaba idadi. Ariyo mpamvu ababyeyi baca intege discipline, burya baba bari kwimukira mu buryo batazi, baba bari kubangamira ireme ry'uburezi batabizi. Gusa ni umwanya mwiza wo kugira ngo bahuguke kandi bakangukire gushyigikira ishuri kugira ngo ribafashe kurera Rwanda rw'ejo. Dusatira umwanzuro, discipline burya ishingira ku buyobozi, ubuyobozi kandi bugashingira ku cyizere. Hari ibintu tutifuza mu burezi bw'abana bacu. Ishuri burya iyo riyobowe n'ubwoba ntabwo riri mu mashuri yakwifuzwa. Abarimu bacecetse batuje cyane, bahora bigisha nk'abanyagiwe n'amahindu y'imvura. Ahubwo hari ibintu twifuza abarimu bayoborana icyizere, abanyeshuri bubaha imipaka yashyizweho, kubera ko iyo umwarimu adatinya abana, discipline irakura ikaramba. Iyo discipline ikuze, uburezi burakomera bugahinduka urutare, bugahinduka ubukombe rwose, bugakura ukabona burahari. Ubundi wowe ubibona ute? Ese discipline ishobora kubaho umwarimu atinya abanyeshuri ku ruhande rwawe? Andika igitekerezo cyawe mu mwanya wa comment tuganire. Kora subscribe kuri uyu muyoboro, dukomeze tuwagure, tujye twigiraho kandi twungurane. Kandi gusangiza abandi iki kiganiro ni uburyo bwo gufasha guteza imbere uburezi ndetse na discipline muri rusange. Ukore like, nabyo ni by'agaciro cyane mu gihe nk'iki. Ndabashimiye cyane bakunzi bacu. Ibiganiro nk'iki nakagaruka twibanda ku burezi bw'abana bacu,
murakoze cyane, turabakunda, muragahora n'ishya n'ihirwe.